nitwa Burakasa mpagaze kwa Bakura nawe bavuga amakuru yareba muri baremera muri TV z'icyubahiro urasa subscribe kuri YouTube. Sinaho TV ndamubora. Hangane mubyeyi. Reka twizere ko akiriho. Ntazi ko namwivuganye. Mbwira hari ikifura yanjye baye. Everybody here keep silent. Muvuga amagambo muyabara mutaza kubyicuza. Icyomoro cy'uburibwe bwa Ivete arinde. Ntabwo ari ugupfa kubibona. Hari igihe umuntu aca muri byinshi akamena amaraso. Meza. Wa musore we ko mbona ntaza amajya n'amaza yawe muri no quartier ukaba ujya mu jisho baravuga ngiye. Okay, munyihanganire nturutse mu nguni mwe igihugu nderekeza mu yindi nguni iri mu nshuti. Akomiro karwaza ibinwete cyane. Urabona ndi Yezu na nyina Bikira Mariya ku buryo ndibwumvire mu migano. Okay, munyihanganire tudatinze mu magambo ndi umugenzi urutse ishyanga munkundiye mwanyobora. Nitwa David iwacu ni Nyagatare. Uriya mutwiganye muri college. Wikirirwa uvunika mu mutwe utekereza cyane. Iwabo wa William ni hano ahubwo nibagiye kugwa agatebe. Oya, ntabwo nicara ahubwo se William arahari. Rero wa musore we nako David William nanjye nabuze irengero rye. Hashize imyaka 5 naramubuze. Ibyo uvuga se ni ukuri? Nagahinda n'amarira menshi. William wanjye naramushakishije ndamubura. Ntanga n'amatangazo ku binyamakuru bitandukanye. No kuri Sinaho TV ndamubura. Ihangane mubyeyi. Reka twizere ko akiriho. Yiza amakuru umenya nakubwira. Reka ntahe. Ntazi ko namwivuganye. Namukuye mu nzira yanjye. Abantu bose baza bibarishwa William wagira ngo niwe mutware w'uru rugo. Ayiwe ko ndebuje warakaye. Mbwira hari ikifura yanjye baye. Umukazana wacu ko ndamubona watubwira ikijya mbere. Bwana Marshal, abumvura akanwa kawe kavuga umukunzi wanjye Ivete yamushyize. Hari mutwihanganire ibintu biraza gukemuka. Mutubabarire namwe muduteze umutekano muke. Bwana Marshal, ndizera ko umugabo nyawe atata igihe cyane cyatakaye urakishyuraho ikiguzi cyinshi. Everybody here keep silent. Muribuka ko hano muri ari wanjye.
muvuge amagambo muyabara mutaza kubyicuza. Marshal, turaziranye bihagije. Ntiwamisha mu nda ngo bikunde. Gukora mu ngabo z'igihugu. Urazi ko icyo nshaka ntitangaho ikiguzi cyose. Njye nkora gahunda gusa nta buhomba. I think my kid is already kidnapped. Muragira ngo nongere iki? Nukenera ubufasha. Nditeguye. Wa munyantege nkewe. Mami, mbona uri marayika murinzi kuko ibikorwa ukora mbona bizakugera mu ijuru. Hano wanjye ntugakabye, nta bidasanzwe mbona wakoze. Agaciro k'ibyo ukora Imana niyo ikaze. Reba nawe uriya mukuntu wamwitayeho ukamuvura ukamuha imiti agakira nta bindi bimuteye. Mwana wanjye ntabwo twese twagira umutima nk'akinyamaswa. Bamwe muri twe tugomba kubumburirwa abandi, tugatanga icyizere cy'ejo hazaza. Uriya wamuje n'abashoramari umuhoza na banki none yamwibukira inshuro. Uriya muvuga mugirira ikibazo, agufata nka mushiki we kandi aragukunda cyane. Nta mutima mubi yigirira, ahubwo ugenda unzanira ishakoshi ndebe ko ubwishingizi bwanjye butarangiye. Uraho neza. Biri, Karame. uyu mukobwa ni uwo. Uyu mukobwa se yitwa Yvette. Iwabo ni igikoni, ariko yagize ibibazo bikomeye. Iwabo bashaka kumushyingira ku ngufu. Rero mami, niyo mpamvu muzanye hano ngo tube twabasha kumucunga. Biri, uyu mukobwa ntabwo namwica. Namwizera nte ko abakobwa bo mu mujyi wacumbitse bakakura. Abakobwa b'ibihumbi babaye benshi muri iki gihe. Mungurira hari ahanjye. Mami, wivugana reka tubafashe. Wibuka ko uri marayika murinzi. Ngaho nagiye mu bandi. Idina mumeze gute? Shyira ubwo umwana wanjye yakujya ko yinyurwa n'irindi nk'uko ishobora kutubona n'irindi nkeneye gutwara umutima wawe. Mugabo wanjye umbabarira irya none nahinduka mushya ku buryo nagira umutima mwiza. Ukagira umutima mwiza kugira ngo umwana wanjye bishe. Ciye bugufi imbere yawe dawe kubw'imbeho ikwiriye umutima wanjye biturutse ku gikomere naguteye. Uri umugore w'umutekamitwe ikina kiri gusa imitungo yanjye warayigaruriye uyidamurayemo. Ndakwinginze mbabarutsa bire William imbabazi ku bibi byose namukoreye. Wemeye kuva ku izima utangiye kuba umunyamutima mwiza. William we back again here. Kira, wishe papa nanjye nkurikiza. Iki ni cyo gihe nawe ngukurikireho ujye aho washyize papa. Kukurangwa ukabagura umwana w'idoniyeli.
kurangura nawe William atangiye kuntera ni ntamenye irira ku muziba nariye ku mizi y'igiti kiziririjwe none amajoro atangiye kunsumbiriza bwicanyi nakoze ni igishahuro nateye umutima wanjye komeza wihangane muri uru rugamba rukomeye gusa ndashima Imana kuba utapfuye. papa uriya muganga marishari ndabona ari agakino bari kudukina ntabwo mwizera. Mwana wanjye Dani, marishari akomeje kunyinisha byaba ari nko gukoza urutoki mu kanwa k'intare. Arabizi neza ko intebe y'ubutware ari njye uyicayeho, wowe banzukire. Papa wimbwira ibigwi by'ubutunzi bwawe kuko ntacyo bumariye, kuko ndashaka Yvette mu biganza byanjye. Dani, inda yawe yavutse yari ikwiye kuvamo, ugeze aho uhangara icyubahiro cyanjye. Ese ubundi yupfa nta muntu n'umwe wigeze ahangara gufungura rase z'icyubahiro cyanjye uretse ishami nashibutse. Papa mbabarira rwose ufashe mbona umukunzi wanjye Yvette. Uzi imyaka namaze nkorerwa ubutunzi, uzi naranyuze mu zihe nzira. Uraho urasamye gusa nk'imbwa iri kwayura. Oh my god, Papa Dani, ibi ni ibiki? Dani, wihangane ku byakubayeho, gusa nishimiye kongera kukubona nyuma y'imyaka myinshi iciyeho. Gusa ndumva mfite amatsiko menshi yo kumenya uko wowe na William zankunda zanyu zaje kugenda nyuma yo kurangiza segondere. Yewe ndavuga zimwe mwakundaga Yvette. Tuvuga nabi Yvette, naramukundaga, ndamukunda, ndacyamukunda, kandi nawe ndabizi neza ko nkunda. Kiriya cyana sinzi icyo cyabahaye, wowe cyaragusabije hafi no gutoragura amasashi pe. Si ubundi iyo umurongora kwanga kurongora umuja bagaca twita. Uwo muja kugira ngo William yamere kwa gase. Meze neza mukore mwiza. Wowe umeze ute? Yego. Ese sheri, Yego. ikibazo cy'umukobwa wacu Yvette ujya ugitekerezaho? Ni ukuri nyitekerezaho cyane rwose, urumva nanjye kiba kimpangayikishije. Niba rero uri umugabo muri uru rugo, ugomba kugarura umwana wacu Yvette. Umwana wacu Yvette ngomba kubikurikirana. Nta kuntu waba utanga umutekano hirya no hino ku isi ngo utange amahoro kandi iwawe mu rugo ntayarimo. Yego ndabyumva umugore mwiza, ariko koko banza ndi umugabo w'ikigwari muri uru rugo. Ni gute nakwirwa ntanga amahoro hirya no hino ku bandi bana n'imiryango yabo, umwana wanjye akaba ashimutwa. Umva direkera kuvuga amagambo menshi, ntabwo ari byo bigarura umwana hano mu rugo. Umuntu ufite imyitozo ya gisirikare wakagombye ko gukoresha uko ushoboye umwana akagaruka hano mu rugo. Mama Yvette tuza, nasanze ubunyamwuga bwanjye mbukoresheje hano hakangirika byinshi. Mama Yvette reka tubitware gake, wasanga ari ibyebe byamushimuse bishaka ingurane y'amafaranga. Wabuzwa n'ibise kuvuga gutyo utigeze ujya ku bise ngo wumve ukuntu biryana.
dade ndi nkawe nakiyemeza igira imbwa y'imegere abasha guhiga neza no kubura abatwaye ivete. Think about the situation and deal with him seriously. Yego mugore wanjye. Madam, ibi bintu nakabaye mbibwiye inzego z'iperereza. Ariko iki kirego hajya Kalisa yakifasha ntagije icyubahiro cyane. The situation is bad to Yvette. Ndabyumva rwose. And this is the real problem, my husband. Ndabyumva cyane rwose. Dade, nimba witaye ku by'icyubahiro cyawe, tekereza ko icyomoro cy'uburibwe bwa Yvette ari inde. Ni wowe kugira icyo ukora, ukoresheje igihe gito kandi vuba. Broadcaster, ibyo bintu uvuze ndabyumvishe biranakomeye. Ariko Kalisa yaba igisubizo kuri iyi ngingo mureke njye kumureba. Kiri guteze. Meze mutabasa. Lamba basa. Boss man, iki cyawe kudutumije gitaraganya tukaba tuje tutanitekerejeho. Boss, dutegereje ijambo riva mu kanwa kawe. Gusa riba ridasharira n'inzoga y'intego. Mubimenyere gusa nta byoroshye byo kuri iyi si. Ndagira ngo mbamenyeshe ko boss mukuru atakiri ku butaka bw'u Rwanda. Ubu ari kubarizwa UK, aho afite business nyinshi. Ubu ni njye ugenzura ibikorwa byaha byose. Boss, ushatse kuvuga ko nta mission zizongera kubaho hano? Boss, ntago amatwi yanjye yiteguye kumva amagambo mbwira. N'ubutunzi bwose twakugejejeho. Gisate nawe Olivier. Isira gukuba ntuyikuba. Mumenye ko kugera kuri ubu butunzi atari ugushinyika. Ahubwo bisaba igishoro, byaba ngombwa ugatanga ubuzima bwawe. Gigi agize gutya akwegurira ubutunzi bwose. Inganda, amakampani, reka sinakubwira utangiye kutubwira ibyo wishakiye. Ntabwo ari ugupfa kubibona. Hari igihe umuntu aca muri byinshi akamena amaraso. Agashimuta abana bakiri bato. Agahabwa n'ingurane y'amafaranga. Birabasaba gukamirika. Boss. We have to work hard. Muraho neza Kari. Yego. Gisate. Ugiye. Kari, ikibazo mfite nawe urakizi. Ni umwana wanjye washimuswe. Ndamushaka yagarutse ntitaye ko ari wese byageraho ingaruka. Icyo usabwa nawe urakizi. Iyi ni big deal. Amafaranga gusa. Yego. Arabirangiza. Niba ufite ibimenyetso wabikusanya ukabizana. Kari, ikibazo si amafaranga. Ayo ukeneye ndayakuba kabiri. Ariko mbona umwana wanjye yagarutse kandi aherekejwe n'igihanga cy'amushimusi. Naho kubigendanye n'ibimenyetso wahera kuri ibi ngibi. Dore uyu ni umukobwa wanjye.